umva rero koresha umutwe. Hey, nta bintu byo kuraka. Hello my friend, umeze mute guys? Ni Blesso family nk'ibisanzwe. So Blesso family nk'uko mubizi ni izina rya channel yacu, ni Blesso family. So amazina yanjye ni Diana Uwase. Uyu munsi rero mbere yuko ntangira kubabwira, ngiye kubanza mbashimire abantu mukomeje kudusapotinga, mukora subscribe, mukora ama like, ama comment amwe namwe. Imana ikomeze kohereza umugisha. So wowe ukora support, ukadusapotinga uko ushoboye, ukatwereka ko turi kumwe, turagushimiye cyane. Nawe rero utarabikora, please bikore. Support yawe wumve ko ari inkunga ikomeye cyane. Nawe kandi uba wabikoze, wakoze ikintu cyiza aho uri hose, thank you. Nawe utarabikora, turagusaba kubikora. So uyu munsi rero nk'uko mubizi, amasaha murayabona, amasaha yakuze ni amasaha y'ijoro, ariko umugabo wanjye yatinze kuva mu kazi uyu munsi. Yagize akazi kenshi, ariko yahereka arambwira sheri nsange watetse ndashonje. Nibwo bwa mbere ambwiye ko ashonje akiri mu kazi, ariko kubera ibintu amaze iminsi ankorera, ngiye kumukorera ibintu nashyika mubwire ko nta biryo, nta mwanya nabonye wo guteka, kandi n'umukozi namwirukanye. Nyine ako gapuranka ndabizi karamubabaza kubera ko arashonje. Ibaza ibintu yambwiye guhera saa kumi n'imwe, saa moya doha, saa yine, saa tanu zirabura 7. Rero mu kanya tuvuganye ambwira ko arimo araza, so ashyize hano hafi mu gace ashyize mu gace. Rero ngiye kumubwira yuko uyu munsi ntabwo natetse. Uyu munsi rero kubera ko njye numvaga nshaka kurya utuntu nyine tw'udupisa kugira ngo njyame numva ameze neza, nta bintu by'ibiryo. So nta biryo bihari, ntabwo natetse. Kandi rero cyagiye ukiva mu kazi, nahise nirukana umukozi. Nibyo ndi bumubwire kugira ngo ababare, nako bimubabaza ko atashye ashonje, numva asanze ntatetse. Noneho ndi kumubwira ko nkeneye kurya pizza, ndamubwira ko nshaka n'inkoko ngewe, kubera yuko aribyo nashakaga. So niyo mpamvu ntatetse, ntitaye ko ashonje, kandi yabimbwiye kare ngo asanga ibiryo byahiye. So ngiye kumubeshya yuko nta biryo bihari, mbese nshaka kwirira pizza n'inkoko. Kandi murabona amasaha nageze, nta n'umumotari twabona twatuma, kandi biba kure. Ibyo dukeneye, ibyo ndi gusaba biragoye guys. Gusaba umuntu ibyo bintu saa 5 z'ijoro aje ashonje avuye mu kazi, nawe urabyumva, biri very very difficult. So rero iyo planka mbafitiye uyu munsi. Umugabo wanjye murabizi ibintu ajya nkorera, simubizi, nanjye ngiye kumwishyura. Kandi noneho akantu k'inzara ko murabizi karababaza, ko ushonje umuntu akakubwira ngo nta biryo, birababaje cyane. So rero ndakeka nta minota 5 atarashyika. Guys, please make sure ko wakoze subscribe n'ibindi byose. Support yawe turayikeneye cyane. So batayari gukurikirana iyo planka, urebe ukuntu ahita arakara, agira inzara, akunda kurya. None ntabwo natetse, nirukanye n'umukozi, basi yari guteka. Okay, urebe guys, ndumva so kamera namaze kuyisetinga neza. Ahantu nayishyize ni hagati hariya y'amabafu,
free hagati y'ibintu bibiri ntabwo ari bubashe kuba yayibona guys. Oui. So, C'est un bon moment. biragurya. C'est non. C'est Ah. C'est chiant. Bah oui. Badufunge areba. Okay. Mas das. Neza. Kunanisha. Nanjye ndananiwe. Uranenesha. Wakoze iki? Nakoze iki? Aha, ndananita. Bebe ndananiwe nanjye. Sure. Agira kwese kuko. I'm tired. Nari mukumbira. Nanjye. Nukuri. Mureza. Akunda shonje sha bebe. Tere gisebe kandi mubwira ngo umva. Kaza ngira ngo ndaje sije iminota 2 ndaje. Wahabuze. So, na wa mutipe navuze nirukanye namubwiye ngo yihishe. Ubu ngubu nta biryo, nta cyayi, nta gikoma muri iyi nzu, mbese nta kintu gihari. Kumwe kwivugishwa cyane bazanye ku isi. Nuko mwana ari ntabwo yanywa. Kamera nayo iri kudufata neza idono gusa itsinzi ntabwo yanywa. Nta kintu yabona. Baby, ko watinze? Guys, ibaza ntaye murushye. Kitatetse mukore. Tumeze tese. Ugiye kwicara aho ngaho. Hari ikibazo se? Waje se ukaguma wicaye aho? Aho. Ngwino ngutere story. Nta story zanda. Ni ukuri? Nta story ugira agenda aho. Yewe nimubwire mama. Very serious? Urambwira se iki? Ngwino wicaye hano, iyo niba wicayemo njye ndayanga. Ngwino wicara hano mubwire. Ahubwo ndi ndashonje man. Urakoze iki? Se kuki utabafunze aha ngaho? Nahafunze. Reka niba ari irido nashyizeho. Reba se tukareba ya filime. Iyo filime? Igerageza cyane. Hari ibintu nageze. Ibiki? Mwakoze siporo? Kandi naniwe. Niyo mpamvu mwatiye. Niba ari kuwa gatanu ejo ntabwo uzakora. Imana ishimwe. Ejo ntabwo nzakora rwose. Ejo si kuwa gatandatu. Ejo wantsindiye kabisa. Cyangwa ni wowe watsindiye. Kare kugira gutsindira se gute. Nese hano. Ndashonje shanje. Cyane nanjye ndashonje pe. Urashonje nawe? Nasaza n'ibiryo bava. Ibiryo? Dore ibiryo bava turya tujye kuryama. Ibiryo se na. Abana nibagiye kubwira. Kumbwira iki? Cyari wagiye kandi umuntu akirukana. Ngo iki? Ndamwirukanye pe. Wirukanye nde? Nigena. Kubera iki? Kubera iki wamwirukanye? Yarasigaye agira amatwi mabi. Iki? Uno munsi rero nabyutse mvuga nti. Ejo wowe wirukana umuntu nta na gahunda n'imwe mufitanye koko? Akanamubwiye ngo nagenda bagiye muri pause baba bazagaruka. Biri serious? Ubu ngiye kujya mbyibuka mbikore byose
nteke nose ubwo mwabyagenze gute nyine mbwira ukuntu byagenze yari afite ubugoryi yagusuzuguye se aya niwe yasuzuguye ngewe ngo ngumva ngo izo nkweto za bosi wawe arambwira ngo bosi nawe azaziyogereze shuwa ndamwirukana ngewe ikagenda ikibazo wese uzashobora imirimo yahangaha kuko abari imirimo myinshi uyu munsi shamba byakazi byo guteka si impeta ni gute ntarayambura koko sugiye mba nambariye impeta ahantu hose impeta wagiye yisiga kuri singo nagiye nyisiga kuri singo koko nzagukorera mva ndashonje nawe nose wazanye ibiryo singo urashonje ibyo nakubwire ngo ngo nta biryo bihari biri seri ahubwo bamva mubwira njyewe uravuga serious nta biryo bihari kuki nta biryo bihari pe bayenze gute ntabwo natetse uyu munsi nta usaba tuzajya duhora turya ibiryo duteka ngo ntabwo natetse uyu munsi naba nkubeshye ngo nageze mbona n'imbaraga zo guteka niba ari ukagiye kanteraga kuraje byibuze nose uwo mwana watumye utateka uyu munsi nshaka uyu munsi iri joro nshaka kurya shaka buribuka ya nkoko na ya pizza y'iremera harya bahita gutya ibyo nshaka ngo iki ibyo nshaka bebe ni ukuri shaka guhamagara hamagara vuba babizane ni ukuri kose ntabwo natetse byaragenze ndabona kabisa hamagara wa mumotari umubwire ajye kubizana turyame nta biryo ngo bihari ntabyo cyangwa uvuga niba udashaka kubima njya kubyishakira shaka bihamagara wa mumotari agenda tuzanira ibiryo shaka inkoko bebe na pizza nose ubu ngubu niba wabishaka aya masaha niyo wakagombye kumbwira koko bakora 24 ikibazo nuko ari umumotari wenda waba si uhaba mva n'igifu ngewe nuzarire kunyirira igifu kiranyisha utonde impande y'ibiryo niba udashaka kubima kamubyirebere sibyo ntabwo natetse niba udashaka kubima ariko kamubyirebere umunsi none ngiye kumenya inyito shabwo wahamagara umumotari akajya nk'ubu ntubaze nk'ubu ngubu iyo ugejeje aya masaha nta kintu na kimwe hariya mbonye ubwo uri kumva utekereza gute hano shabwo hamagara umumotari agenda ajye kumwizana hamagara umumotari ndashonje nawe ariko da agafanta ntakande ndabona shakame ubona bikomeye reka nimwe reka shakame ndakarenze ku nkoko shabu bimbabariye nuko mbabara hamagara umumotari subizwa mu koba please umva rero koresha umutwe hey nta bintu byo kurakara urabizi neza ko usanzwe usanga natetse ariko uyu munsi tugomba kurya ibyo nkubwiye yose ayiwe ubwo saa 5 zageze none nyine bamubwiye kuba iryo simbyanze pe biranini na byiza ahubwo se saa 5 nuvuze ute none se nkubwiye bebe hamagara okay ntari hamagara uriya nabibura ntacyo ndagenda nyenge guteka uragenda gute
urateka aya masaha azakora kandi ndi buteke kandi ibintu byo gukora ntabwo ari byiza gusa ubwo niba wiriwe mu nzu nta kandi kazi wakoze sibyo hari ikindi kintu wakoze nta kintu wakoze nese watetse niba utatetse nta kintu kindi wakoze ubwo wakoze iki mbwiza ukuri na saa sita rega ntabwo natetse ngaho wirukanye umukozi shahamagara bambwire sibyo sanye nta kibazo ubwo nyine wahisemo kubunyiriza no kubundaza no kugira buri kimwe cyose sibyo wahisemo ibyo bintu byose kubikora nta kibazo reka mbikorere wowe niba ushaka inkoko uzirye genda kujya kuryama ntabwo njye nashika kuryara kamure njyewe ndya amasaha wewe ushonje tugasangira mamari nubura umumotari mbwire ngo uho wundi nta koko ibyo bintu uri kubikorera iki mbwiza ukuri shaye menya ngateka disi ushaka iki twabona twabikora bitari hariya cyokoze mbwiza ukuri urantangaje pe biriseri urantangaje sinanzi ko wakora ibintu nk'iyo ngibyo n'umumotari ndi guhamagara ntabwo ari kunyitaho kuryama winsakuriza ntabwo naryama nanjye ntariye urara wicaye niba ari gushaka urara wicaye nyine hasoni aya masaha wiriwe mu nzu nta kindi kintu wakoze ngo none nguki mbwiza ukuri umuntu nkawe uri mu rugo wiriwe mu nzu shuwa urashaka kurya ngo inkoko aya masaha sanga ntabwo barafunga bakora 24 kamagara umumotari Alo? Motari bimeze bite? Ni sawa uri hafi se ngo ngutume? Wagiye muri weekend se gute? Ntabwo wagira se ntabwo wabone kungu ko arantu ushaka gutuma byihutirwa. Waduhaye undi? Dushakira indi nimero y'undi basi. Jean Paul aracyari ajya atarabwiye. Yego. Reka ndende mfite nimero reka ndende. Sawa motari akoze mwana. Ariko umumotari aragenda koko afite moto ya Spiro n'iriya mu kijisho shamanza none ntabwo naryama pe yewe usu nawe ushonje ukuntu umeze si iyo nteka we none uri nteye isoni pe sinjya mvuga ibintu byinshi sibyo ushobora kugira gutyo ugasanga ukubise nk'igishyi uri kumva cyangwa ukora ikindi kintu kibi kajya kwiryamira mbabarira kajya kwiryamira utongera kungura ndakura bebe wigenda urya birahaye ndakura bebe genda bebe witugaruka urya birahari da
guys mugabo wagera arakaye ngo ntabwo natetse kandi ibiryo natetse nta nubwo ari bubiryo ngo bimare urumva none arivumbuye ubu rero ashobora no kutabirya mwamvuganiye yamaze kurakara so see ashobora no kutabirya Soko kwivugisha neza. ndabona umereka Niyo cyo kwivugisha neza. ndabona hari hafi ya kariya kantu ze kakavaze nashyizeho kamera winuka abantu bari kukubona abafana bawe barimo barakubona natetse aho usura bimara Ibi ni ikibi ndikubona. nuko nagutekera ibiryo ukunda nagusonye igikawunga kingana ngo Ibi ni byo ari uri musa ako bebe stupid